Yes, mbanje kubasuhuza nizere yuko mumeze neza. So in this video I am going to inform you about the green card. Ngiye kubaha amakuru yose yerekeye green card. Yewe tugiye kurebera hamwe ese ibisubizo bya green card byaraje. Ese niba byaraje ni gute wareba niba waratsindiye green card. Kubera yuko ibisubizo bya green card ntabwo bajya babyohereza kuri email. Ubu ufite icyo twita confirmation code baguhaye. Iyo confirmation code cyangwa confirmation number ubusabwe kwibika neza so that ukazabasha kuyikoresha ureba ibisubizo bya green card yawe. Murabizi ko green card ni umukino w'amahirwe. So muri 2025 rero niba ushaka kumenya kureba ibisubizo bya green card yawe nta wundi muntu bikurebeye ngo akubeshye cyangwa ngo akuyobye, cyane ko bitanemewe gusharinga ari amakuru. Kurikirana iri somo riraza kugufasha. Turaza kureba ndetse n'icyo ushobora gukora nyuma yo gutsinda green card. Niki kiba gikurikiyeho? Ese amadokima cyangwa ibyangombwa ugomba gushaka nyuma yo gutsinda green card ni ibihe? Ibyo byose turabireba mu iri somo. Ese ni gute wakirinda icyo twita scam? Abagutuburira bashaka kukubwira ngo nuko twakwapangira green card ngo nuko twayiguhereza ni waba utayibonye wabyirinda gute? Ese wabigenza gute? So ese nyuma yaho, nyuma yo gushaka ama passport, nyuma yo gushaka ibyangombwa niki kiba gikurikiyeho? Mbese turaza kuganira ku cyitwa green card n'abatayizi muyimenye. Ibisubizo se byaraje, ese wabireba gute? Bisanzwe ubyirebeye kuri telefone yawe aho wibereye mu rugo. So tudatinze rero naje kugira ngo mbahe aya makuru kandi nizeye neza ko twese araza kutugira umumaro abakinnye mwese. So ese iyo ufite green card iyo ugeze muri Amerika ubasha kubona ubwenegihugu nyuma y'imyaka ingahe? Ese wawemerewe gukora? Niba wajyaga wibaza ibyo bibazo byose ndetse kandi ukabona ibaza uburyo wakiapplyingira green card nta wundi muntu bigukoreye ahubwo ari wowe byikoreye, iyi video ntigucike. Ariko mbere yuko dutangira ndagira ngo ubanze make sure ko wakoze subscribe kugira ngo hatazagira amakuru namwe agucika ku byerekeye green card. So tudatinze rero, abenshi ntabwo muzi uti green card ni iki usibye kumva ngo nyine ngo urayapplyinga ugahita ujya muri Amerika. Abenshi ntabwo tuzi ngo green card ni iki. So green card allows a person to live and work permanently in the United States. Green card ni icyangombwa cyemerera umuntu kuba ndetse no gukora muri Amerika ubuziraherezo. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo utsindiye green card uba wemerewe kuba umwenegihugu wa Amerika, kuko uba wemerewe kuba ndetse no gukora muri Amerika ubuziraherezo ubuzima bwawe bwose. Yes, kandi ikindi biba byiza uri nk'umuryango iyo ugiye kwapplyinga green card ukapplyinga n'umuryango wawe wose ukawushyiraho kugira ngo niba gufata nabo bazabajyane. Yes, icyo nicyo twita green card. So benefits of having green card. Ese ibyiza byo kuba ufite cyangwa byo gutsindira green card ni ibihe? Yego, abenshi muzi ngo nyine no kujya muri Amerika bikabirarangira, ariko ntabwo ari byo byiza gusa byo gutsindira green card. Reka tunyuremo twihuta cyane. You live and work permanently in the US. Iyo ufite green card uba ndetse ukanakora muri Amerika ubuziraherezo, mbese uba uri umuturage wa Amerika. So travel and in and out of the US more free. No kuvuga ngo uba wemerewe, iyo ufite green card uba wemerewe kuva muri Amerika ukajya gusura ibindi bihugu ndetse no kuva mu bindi bihugu ujya muri Amerika uko ubishaka nyine, kubera ko uri umwenegihugu wa Amerika ubusohoka ukaninjira bisanzwe. So mu gihe hari izindi visa uba utemerewe kuba wasohoka muri Amerika. So apply for US citizenship after few years 3 to 5. Iyo ufite green card ukamara imyaka 3 kuri 5 muri Amerika uba wemerewe gusaba ubwenegihugu bwa Amerika, ukaba umunyamerika, ukaba umuturage wa Amerika, ku buryo aho waba uri hose ku isi uramutse uhohotewe cyaba ari ikibazo kiri personal kuri leta ya Amerika. Yego, access to some public benefits and education. Waruzi ko ufite green card uba ufite access kuri free education, uba ushobora kwigira ubuntu ndetse kandi public benefits nibyo twita nyine za serivisi leta igenera abaturage bayo. So nko kuba wajya mu isomero ugasoma ku buntu, kuba wakivuriza ubuntu, kuba wakigira ubuntu, nibyo twita public benefits. Ufite green card uri muri Amerika ushobora kwigira ubuntu, ushobora kwivuriza ubuntu kuri assurance uba warahawe. Sponsor certain relatives to come to the US. Ese waruzi ko ufite green card ushobora gufasha abagukomokaho kugusanga muri Amerika? Reka ngo urugero, wenda uri umupapa wakinnye green card nyine wapplyinga uri wenyine
uvuga nyine uravuga uti urashaka kujya muri Amerika ukina green card bisanzwe urangije urayitsindira. Ese wari uzi ko nyuma y'imyaka 3 kuri 5 umaze kubona ubwenegihugu ushobora kuzana umuryango wawe mukabana muri Amerika? Ni ibintu byoroshye cyane. Nabwiye ngo iri somo riraza kubafasha no kubungura ubumenyi bugiye butandukanye mu bijyanye na green card. So turaza no kureba uburyo ki urareba ibisubizo byawe muri uyu mwaka wa 2025. So ways to get a green card. Ese green card ni gute umuntu yayibona? Abenshi muzi ngo ni kuri twapurenga gusa aho dukora DV Lotto, ariko ntabwo ari byo gusa. Ni gute green card ushobora kuyibona? Hano hari uburyo butandukanye ushobora kubonamo green card. So uburyo bwa mbere nicyo twita family based. Spouse, parent, child, sibling of US citizen or green card holder. Uburyo bwa mbere ushobora kubonamo green card ni uko waba ufite umufasha waba muri Amerika, hanyuma akakudeklara akazakuzana, ariko mukaba mwarashyingiranwe binyuze mu mategeko. Ubundi buryo ni uko ababyeyi bawe baba muri Amerika bakakudeklara bakakuzana. Ubundi buryo ni uburyo ushobora kubona green card binyuze mu muntu ufite green card. Nk'uko nababwiye, umuntu ufite green card yemerewe kuzana undi muntu muri Amerika bafite icyo bapfana, yaba umufasha we, yaba abana be, cyangwa se nk'umubyeyi we. So ubwo bwari uburyo bwa mbere ufite nyine kuba ufitanye isano n'umuntu bikaba byatuma uhabwa green card mu rwego rwo kugira ngo uze kuba muri Amerika mubane. So ubu byemerewe nabyo. Ubundi buryo ni fiancé of US citizen. So ni igihe uba ufite, ubundi buryo ushobora kubonamo green card ni igihe uba ufite umufasha w'umunyamerika. Igihe ushobora kuba ufite sheri w'umunyamerika akakudeklarara mukabana mu buryo bwemewe n'amategeko, hanyuma ukaba wajya muri Amerika. So murabizi abenshi bakunda kubikoresha kwa diaspora. Iyo ushatse mu diaspora uhita wigira muri Amerika. So ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kubonamo green card bishingiye ku cyo twita family based, bishingiye ku muryango. Ubundi buryo ni employment based, job offer from US employer. Ubundi buryo ushobora kubonamo green card ni igihe waba wabonye akazi muri Amerika ugahawe na company ikorera muri Amerika. Aho ngaho uhabwa green card byihuse cyane kuko ufite job contract, ufite contract y'akazi, hanyuma bikaba ngombwa ko embassy iguhereza visa cyangwa se icyo twita green card ukajya gukorera muri Amerika kubera ko ubu bababonanye ko ufite akazi. So ndetse namwe mushaka kumenya inzira zitandukanye zo kujya mu mahanga, turahari ngo tubafashe. Andika muri comment ngo interested, tuzabafasha, yaba Canada, USA, even in Asia. So special skills or ordinary abilities, scientists, artists, athletes. Ubundi buryo bwo kubona green card ni igihe uba ufite impano idasanzwe, yaba mu bushakashatsi, uri umuhanzi cyangwa uri umu athlete, uri umu sportif. Murabizi bajya bagira amahirwe yo kujya mu mahanga gukompeta. So ubundi buryo investment in US economy. Iyo uri umushoramari ugashora imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baguha green card kugira ngo iyo mari washoye muri Amerika ubashe kuyikurikirana uhibereye. So uburyo bwa gatatu bwo kubona green card aribwo turi kuganiraho hano ni uburyo bwitwa diversity visa green card lottery. Diversity visa, murabizi niyo ugiye kureba ibisubizo bya green card yawe kuri YouTube bandikamo, cyangwa kuri Google, ni kuri Google wandikamo diversity visa bakaguhereza link. Ibyo turaza kubikurikirana gake gake twitonze. Uburyo bwa gatatu bwo kubona green card, uburyo bwa mbere ni uko ufite umuntu ufite icyo mfana uba muri Amerika. Uburyo bwa kabiri ni uko wabonye akazi muri Amerika cyangwa ugiye gushora imari. Uburyo bwa gatatu ni diversity visa green card lottery. Ni kuri twese twaprayinga uw'amahirwe agiyeho akaba ariwe ubasha kuyibona. So hano bivuze iki rero uburyo bwa gatatu? Every year, buri mwaka, the US offers, Leta ya Amerika itanga green card 50,000 through lottery binyuze mu mikino y'amahirwe kuri twaprayinga to people from countries with low immigration rates to the US. Rwanda is eligible. Ngo aya mahirwe ahabwa ibihugu bisanzwe bibona visa nkeya mu kujya muri Amerika. No kuvuga ngo niba hari igihugu kibona amaviza menshi, nuwanga igihugu cyoroherwa kujya muri Amerika bisanzwe waprayinga visa ugatibona, ntabwo cyo gihabwa izi green card cyangwa aya mahirwe. Ahubwo ni ku bihugu
bibona visa gake nibyo bahereza aya mahirwe, n'u Rwanda rurimo. So simple online application. Nta kindi bisaba rero, we wapurayingira online. Nabwiye ngo nabyo turabivugaho uburyo wapurayinga, we making sure yuko utangira iyi video ukanayisoza, byose turabigeraho free. So free to enter, umaze kuyibona uba wemerewe kujya muri United States of America, kandi uhabwaho kuba, ugahabwa imirimo gukora, nyuma y'imyaka 3 kuri 5 ugahabwa ubwenegihugu, ukaba wakemererwa no kuzana famille yawe wasize mu gihugu. So uburyo bwa kane bwo kubona green card ni refugees or asylum status. Ni igihe uri impunzi cyangwa uri gushaka ubuhungiro. After 1 year of being in the US as a refugee or asylum, you can apply for green card. Iyo uri impunzi uri muri Amerika, nyuma y'umwaka umwe ushobora kuapplyinga green card ukayihabwa, birakunda cyane. So noneho uburyo bwa gatanu bwo kubona green card ni special categories. Iraq nationals who worked with the US government. Ni ukuvuga ngo hari abantu baba muri biriya bihugu bigira n'ibibazo cyane na Amerika. Iyo rero uri nk'umuntu wo muri Iraq ukaba wakorana n'abanyamerika, ukabaha amakuru runaka, baguhereza green card, ukibera umuntu wabo, ukibera umunyamerika. So religious workers, media professionals, ndetse abantu bakorera Imana, religious workers, media professionals, abantu bakorera Imana, abantu baba muri religion, mbese media mu bitangazamakuru, ndetse n'aba professionals, abantu bakora ibintu barabigize umwuga babizi neza, nk'aba abantu babaza ubwenge cyane, abo twita amajeni. Buriya abazungu bakwera green card bagahita bakwitwarira. So niyo mpamvu usanga iyo umuntu azi ubwenge ahita akomeza ajya mu mahanga. So tugeze ku gice mukunda mwese, requirements for most applicants. Ese kugira ngo wapplyinge iyi green card biragusaba iki? Kugira ngo wapplyinge iyi green card biragusaba iki? So requirements for most applicants: medical exam. Ugomba gukoresha ibizami bakamakinga sure ko utarwaye indwara zirimo nka sida n'izindi virusi zishobora kuba zahitana ubuzima bw'ikiremwa muntu. No serious criminal record, criminal history. Ugomba kuba uri wa muntu utarafunzwe amezi agera kuri 6, kubera ko iyo uri umunyabyaha ntabwo green card uba wemerewe kuyapplyinga. So no immigration violation like overstaying a visa. Ugomba kuba uri wa muntu utarigeze ahabwa visa yo kujya muri Amerika ngo urenze igihe wakagombye kuba warahamaze, nabyo ntabwo bikunda. So financial support or affidavit of support, so you won't rely on US government assistance. So ugomba kugaragaza ko hari ubushobozi runaka ufite ku buryo 100% utazaba uri kudependinga kuri US government. Ibyo ni itegeko bisanzwe. Mwumvishe ibisabwa kugira ngo applyinge green card, turareba n'uburyo bayapplyinga. So green card application process. Ese green card bayapplyinga gute? Green card application process: 1. Repetition field. No kuzuzamo amakuru ya by family member or employer. Repetition field no kuvuga ngo ujya kuri Google ukandikamo diversity lottery, ugakika kuri link ya mbere, munsi bakubwira ngo 2025 entry, ubwo bifunguye nyine iyo entry uyibonaho, and then ukuzamo amakuru yose bagusaba bisanzwe. Apply for green card inside US adjustment of status from outside consul. Ibi ni ibintu bisanzwe. Interview usual required, receive a green card. So ngo bigira process zikurikira. Ukuvuga ngo urabanza kuzuza form ya US department ya online kuri Google, warangiza ukazareba ko ibisubizo byawe byakunze. So hanyuma igikurikiyeho, iyo umaze kubona green card ukora interview. Nyuma ya interview bagira ibibazo bike bakubaza, ntabwo ari ibibazo bikomeye, just bagira ngo nyine babanze banakubona isuri mu ntoki, ubundi ukora ibiki, ese amakuru abaye koko niyo. Ibyo birangiye hakurikiyeho cyitwa to receive green card. Green card yawe bari guhereza bisanzwe. So green card validity. Ese green card yawe imara igihe kingana iki? Ese baguha green card yawe ni igihe kingana iki ushobora kumara ukaba urahiye? Yes, usually valid for 10 years. Green card iba yemewe kugeza igihe cy'imyaka 10. No kuvuga ngo ushobora gutsindira green card ukazajya muri Amerika nyuma y'imyaka 9. Biba bigikunda. Must be renewed before it expires. Conditional green cards for spouse investors are valid for 2 years and must be converted to full status. Noneho ikindi kintu ukwiye kumenya,
iyo uhawe green card kubera ko ufite umufasha uba muri Amerika cyangwa hari umuntu wawe uba muri Amerika wahawe green card, iyo ngiyo iba yemewe mu gihe cy'imyaka 2. Bivuze ngo uba ugomba kugira ute, uba ugomba gufatirana ihe n'igihe beba ugahita ugenda iyo bakiguha. So can you lose a green card? Ese igihe wahawe green card ushobora kuyamburwa? Igihe wahawe green card ushobora kuyamburwa, reka tubirebe. Yes, if, yego ushobora kuyamburwa bigenze gutya. If you commit a certain crimes, ugize ibyaha runaka ukora mbere yuko ujya cyangwa ukabikorera muri Amerika. No kuvuga ngo waguhaye green card ukagera muri Amerika ugakora nk'icyaha runaka, nta kabuza urayamburwa ugasubizwa iwanyu cyaba kiremereye ukanafungwa. So uramutse ufite green card ukava muri Amerika igihe kinini ukabamara umwaka utarahagaruka, green card yawe nabwo barayikansoringa. Ibyo mubimenye. Yego. Lie during your application or commit fraud. So ikindi kintu no kuvuga ngo ikindi kintu gishobora gutuma warahawe green card ako bakabaye kwaka no kuba warabeshye igihe wari uri kwa applying. Tuvuge nk'urugero hari nk'igihe hari nk'aho bajya bagasaba diplome ukagenda ukayicurisha, iyo babimenye green card barayikwaka. So next step, US citizenship after 5 years. Nuvuga ngo icyo gikurikiyeho nyuma y'imyaka 5 iyo witwaye neza nta byaha wakoze bagasanga utarabeshye wibera muri Amerika, nyuma y'imyaka 5 baguhereza ubwenegihugu bwa Amerika. So how about dates of result? Ese amatariki y'ibisubizo bimeze gute, bihagaze gute? Ni bimwe mu bintu mwari mukeneye cyane. So the results for diversity visa Lottery 2025 were released on May 4, 2024 at no kuvuga ngo ibisubizo turabyitega mu kwa gatanu ku itariki 5 2025 ejo bundi, kuko uyu munsi ndakeka turi ku itariki 27. Yes, mu kwa 4. So ku itariki enye z'ukwa gatanu mwitegure ibisubizo. So how to check your DV 2025 results? Ese ni gute uzareba ibisubizo byawe ku izo tariki mbabwiye? Kimwe cyangwa nimero ya mbere, visit the official entrant status check website. Urajya kuri Google wandikemo dvprogram.state.gov.es, urandikamo gutya ayo magambo y'ubururu, ntabwo ari kuza neza, ndabibashyiriraho aho ngaho kuri screen murebe ukuntu mushobora kwandikamo bisanzwe. So reka dukomeze, soriho gatoya. Okay, bigezeho nanone byari bivuyemo. So visit official entrant status check website. Uraza gusura urubuga rwabo, ariko ushobora no kujya kuri Google ukandikamo DV Lottery ugakanda kuri link ya mbere. Ikintu cya kabiri ukora rero imaze kujya kuri urwo rubuga, ndarushyiraho ndarupiningaho, imaze kugeraho enter your confirmation number. Urashyiramo confirmation number yawe, numara kwishyiramo ushyiremo last family name, urashyiramo izina ryawe rya mbere n'irya kabiri, no urashyiramo irya nyuma. Ubwo kanjye niba nitwa Mugisha Prince urashyiramo Mugisha iry'ikinyarwanda, hanyuma ushyiremo n'amatariki wavukiyeho. Yego, hanyuma ukande, urabanza ukora icyo twita complete capture verification. Urabanza ukora icyo twita kuverifia, numara kuverifia urakanda submit to view your result. Ibisubizo bihita biza, entire confirmation numbers. Okay, kids bitwabirebye. So what to do if selected? Ese ni iki ukora iyo wamaze kubona green card? Iyo umaze kubona ko watsindiye green card yabakurikiyeho iki? Follow the instruction provided on the entry status to check page. Ngo hari amabwiriza baba baguhaye yo gukurikiza kuri page ya mbere uhabwa ibisubizo byawe. Prepare necessary documents. Dore amadokima rero ukenera gutegura, harimo high school diploma, proof of qualifying work experience. Ugomba kugaragaza diplome yawe cyangwa ukagaragaza ibipapuro bigaragaza experience y'akazi kawe, ugomba kubitegura. So ugomba gutegura medical examination results. Ugomba kugenda kwa muganga bakagupima bakareba ko nta ndwara runaka urwaye.
Police certificate ni ukuvuga ngo ugomba gutegura icyo twita criminal record, kugaragaza yuko utari umunyabyaha. Icyo gipapuro kiraboneka nacyo cyane. So hanyuma igikurikiyeho schedule and attend visa interview. Nta kindi cyo gikurikiyeho usibye kwitegura ukazajya muri visa interview. Note icyitonderwa, being selected does not grant a visa. Icyitonderwa, kuba wabaye selected mu bazahabwa green card ntabwo bivuze ngo 100% wabonye visa. Visas are available but more individual are selected to account for those who may not complete the process. So keep your confirmation number safe until September. Ikindi kintu musabwa ni ukubika confirmation zanyu neza kugeza mu kwa gatanu ku itariki 4 habaye nta gihindutse bisanzwe. So ndakeka ari byose twari turi kuganiraho byose. Nizere yuko iyi video yabanyuze kandi iraza kubafasha. Ikintu cya mbere ngusaba, kora subscribe, usharinge ku bantu bazi ko bakeneye ibi bintu, ndetse wandike no muri comment andi makuru naza kugezaho. I love you so much. Stay tuned.